Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza kandi niba utameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, komera ukomere kigabo ushikame, ikindi tukwibutsa yuko atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo kugerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya ibyiza bihora imbere, uyu munsi biranga ejo bigakunda, cyangwa se uyu munsi bigakunda ejo bikanga, iyo niyo forumire y'ubuzima. So iyo ucitse intege rero haba ari igihombo gikomeye cyane. Hanyuma rero ntabwo twatangira ikiganiro nk'iki tutabanje gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni iby'agaciro gakomeye, ni mwebwe mutuma tugira imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ntiducike intege. Hanyuma nanone imibare iracyatwereka yuko benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo rero batarayikora, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya bikorwa bite. Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa, ubundi bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro dushyira hanze nk'iki, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. So niba wifuza kudacikanwa rero n'ibiganiro byacu, turagushishikariza gukora subscribe. Hanyuma nanone nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro twavuga yuko ari ikijyanye no guhumuriza. Ni ukuvuga ngo mu gihe umuntu ahuye n'ibibazo, ese ni iki cyakorwa? Benshi hari igihe umuntu ahita yiheba, ariko se burya kwiheba nibyo? Oya, reka turebe mu mimerere nk'iyo ngiyo umuntu yakora iki. Abantu hafi ya twese duhura n'ibibazo. Urugero, wenda mwene wacu ashobora kudutenguha, cyangwa se dushobora kurwara indwara ikomeye, cyangwa se agace dutuyemo gashobora kwibasirwa n'ibiza n'ibindi n'ibindi. So iyo umuntu rero ahuye n'ibibazo nk'ibyo, ashobora kwibaza ati kuki ibi bintu bimbayeho? Ese hari ikibi naba narakoze? Ese nawe udukurikiye muri aka kanya ibintu nk'ibyo byakubayeho? Niba igisubizo ari yego, ntucike intege. Hari abantu benshi cyane bahuye n'ibibazo nk'ibyo. Muri bo hakaba harimo na ba bandi twita abakiranutsi cyangwa se inshuti z'Imana. Tugiye rero kuvuga kuri umwe muri abo bantu, kubera ko hari byinshi twamwigiraho. Uwo nta wundi utari Yakobo. Yakobo yari afite umuryango munini pe, ariko hari igihe abahungu be batumvikanaga. Twafata wenda urugero abantu benshi tuzi, hari igihe abahungu be nibo turi kuvuga, bagurishije murumuna wabo witwaga Yosefu ngo abe umucakara. Ikindi kintu kibabaje Yakobo yahuye nacyo, ni uko yapfushije umugore we yakundaga cyane witwaga Rasheli, akaba yarapfuye abyara umwana wa kabiri. Ndetse nanone hari igihe cyigeze kugera inzara iratera, inzara ikomeye cyane, bituma Yakobo ahungira mu gihugu cya Egiputa, kandi icyo gihe yari ageze mu zabukuru. So nubwo rero Yakobo yahuye n'ibyo bibazo byose twavuze haruguru, hari ikintu gikomeye yakoze. Yakomeje kwizirika ku Mana ye, ntabwo yigeze areka kuyizera hamwe n'amasezerano yayo. Imana nayo ntiyigeze imutenguha, ahubwo yamweretse ko imwemera. Urugero, uribuka ko Labani yigeze kumuriganya, ariko Imana yamuhaye umugisha, agira ubutunzi bwinshi. Nanone
wa muhungu we bagurishije ngo ajye kuba umucakara, Yakobo yamaze igihe kinini cyane cyangwa se imyaka myinshi azi ko yapfuye, ariko Imana yaramufashije yongera guhura nawe. Isomo rero twakura muri ibi byabaye kuri Yakobo ni irihe? Kuba Yakobo yari inshuti y'Imana nibyo byonyine byatumye yihanganira ibyo bigeragezo cyangwa se ibyo bibazo byose yahuye nabyo. Natwe rero nidukomeza kuba inshuti z'Imana, tuzihanganira ibibazo duhura nabyo cyangwa dushobora guhura nabyo mu buryo butunguranye. Kimwe na Yakobo kandi natwe Imana yiteguye kudufasha nk'uko yafashije Yakobo. Abakunda gusoma ijambo ry'Imana, hari amagambo Imana yandikishije mu gitabo cya Zaburi ya 34 umurongo wa 19. Ayo magambo agira ati: ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana ibimukiza byose. Amagambo meza nk'ayo aduha icyizere ko Imana idukunda kandi ko yifuza ko tubaho neza. Iki kiganiro rero kidusigiye iki cyangwa se ni irihe somo twasigarana? Isomo ni uko nubwo muri iyi si duhura n'ibibazo bitunguranye, ariko iyo dukomeje kwiringira Imana iradufasha. Mu yandi magambo ntabwo turi twenyine, dufite umuntu udushyigikiye, udukunda, wifuza ko tubaho neza. Ariko nk'uko twese tubizi, iyi si ibigwirira abantu ni byinshi kandi bigera kuri bose. Ubwo rero iyo bigenze gutyo, ntabwo ari igihe cyo kwiheba, ahubwo ni igihe cyo kwibuka wa muntu udushyigikiye, wa muntu wifuza ko tumererwa neza kandi ufite n'imbaraga zo kudukomeza. Aho kwibanda ku bibazo rero duhura nabyo, reka ahubwo tujye twibanda ku mbaraga Imana ifite zo kudufasha. Aha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu, ntabwo amasaha atwemerera gukomeza, ariko twizere yuko mu byo twavuze hari byinshi wabashije kunguka, wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza tugishoje. Niba rero hari ibyo wabonye wungutsemo, ukaba wumva hari n'abandi byafasha, turagushishikariza kutihererana kino kiganiro, ahubwo ugisangize n'abandi. Bikorwa gute rero? Nureba hasi iyi videwo urabona amagambo yanditse share, turagushishikariza kuyakandaho, noneho ugisangize n'abandi. Ikindi, niba natwe wagikunze ubitwereke, nabyo bikorwa gute? Urabona hasi iyi videwo andi magambo yanditse like, uyakandeho, natwe turabibona bikadutera inkunga cyangwa se akanyamuneza, niko navuga, ko gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ngibi. Reka rero tubasezereho, naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ikomeze ibane namwe mu mirimo murimo mukora, muhahe muronke, mugere ku iterambere duhora twifuza. Naho ubutaha, bye.